se na mano umugore yaramamagaye nkubise agatima kuri uriya mwana yeba hawe ndavuga ati shaka zirakwakiye kabisa ntabwo uzi kuntu ibintu byankomeranye ese undi ko Yesu nkufata utarangije gahunda byagenze bite wa mugabo uzi ibintu byambayeho burya wamamagaye ngewe nitabye nzi ngo ndi hanze ndi kwinywera akacyayi umugore kumva ari mu idirishya ari kumva ibyo turi kuvuga yarakumvise ejo tware duserera ijoro ryose nani ufite ibibazo twazinze atashye ngo namubeshye ngo ubu tayari yahukanye ubu tugeze iwanjye urugo ruriranga sasa urabigenza utakoze kwaki shange rero reka nkubwire kugira ngo njye gucyura uramugore icya mbere nuko ngomba gukemura ikibazo oya ikibazo cyo kigomba gukemuka rega n'umwana ugomba kumuzana ukamushyira mu rugo nk'igicucu gikemuka gute muzana mu rwego none se uragikemura ute kundi nyine uragikemura ute kundi amafaranga sha iyo umuntu afite amafaranga akora byose urashaka gutuma amafaranga none ndashaka gukemura cyumvuga nagucyumba kwicuma umwana none se mwana kugira ngo umuntu aguteze ibibazo kugeza aho usenya urugo ubuse urugo rwa mbere narwo nubatse n'urwa kabiri urabona ko uri ku manegeka cyane yenda twajyaga inama mu bintu byinshi wa muhungu we ariko numva kwica umuntu ntabufasha ruhinyuzi y'isi yo feri ya mbere wabukoze nyine ndabizi twakoranye nyinshi ariko rero nawe kwica umuntu amaraso yawe koko ubwo uzi ngo byagenda gute ndavuze ngo icyo kibazo mugikemure kwanza ndanagiye icyo kibazo mugikemure niburiza ariko se nimba ifungo rihari ndaje mamagara abapape tayari mite babirangiza okay sakuba akazi kahise boss nakazi ko kwica umuntu turagakora bya turi tayari neza turi tayari we gisiga ndakuzi kandi ntujya urazamo nari bije rupika nawe akora ndabona mutarimo neza ariko nta kibazo turimo boss umva se igikapu kirimo akana kagasore ntabwo kigeze kabana mu mujyi kazi byawe nakahe sahoro yaje nkabatungira agatoki bakitamana katwereke twite tukarangiza kaje guteza ibibazo intanga turahita tugasoza tukarangiza ako ngako turahita tukicara uyu muntu turamuzi cyane kuramo iyo myenda kuramo iyo myenda vuba kuramo sha gira vuba kuramo
Sema muri kumubara iki? Kuramo witinda. Iki gikapu ubundi kirimo ibiki? Harimo amafaranga cyangwa? Kuramo iyo shati. We. Harimo biki? Iyo nindi. Ugira kuramo niyo pantaro simbura ya saa sita man. Kuramo. Ubu umuntu aba yabuze icyo arya saa sita ugakina. Fungura sha. Kuramo. Simwambabariye bo. Kuramo. Kuramo gira vuba. Fata niyo phone ma. Iyi ndayiryamo ibirayi saa sita. Sha gira vuba kuramo. Nori cyane. Gira vuba. Umva man, sigara umucunze iyi pantaro nago tuyiburama ya saa sita man. Mereza. Ntagucike man. Sigara umucunze ndaje. Bigira biti. Ceceka. Bose. Wambabariye. Mu rugo mfite inka. Ni iyawe nyine. Naga ari iyanjye. Babarangiye nzayiguha. Byimenye. Bose babaranzayiguha. Oya nago byapfa. Icara hasi. Umva mubwire. Ubu ni ububihe bw'ibihe. Ruhinyuza nawe ntarebaho n'uwo mwanya ubu yamurangije. Ese bw'ubuntu nguti iki? N'umugore nawe aragiye. Nzamwemeza ukuri nte. Ko ari ibibazo mu bihe. Amakosa yanjye arampagamye. Ibyo nibwira ngo ndi gukemura ibibazo ndabona nteza ibindi. Ni ibibazo pe. Bro, kono bisho yitunganya kwa mtondo cyane Kana kama hari igihozo bikurenga. Cyagenze bikose kandi. Ubejo naguhamagaye uze tube turi kumwe. Mfite ikibazo kinkomereye. Cyagenze bikose turi kumbwira. Mugore ejo yagize gutya arikora baragiye. Kubera ikibazo cy'amakosa nagize gute nakoze. Wakoze iki? Nabizi ka gahungu nabyaye ngo ni Mano. Kateje ubwega ukashaka kuza kureba se. Kandi umugore namurayiya rurema ko nta mwana ngira. Ngo iki? Ejo raramfasha mfatira muri iri dirishya ubona twicaye. Ubu niyo mpamvu yazinze ubona yagiye. Ibyo bintu warabikoze ukifata ukabeshya umugore ko nta mwana ufite? Warabikoze? Narabikoze pe. Ahubwo irindi kosa rirenze ukwemera. Ubu mwana nangije kumugambanira ngo bamwice. Ngo iki? Ubu barangije do. Ngo iki? Nego. Mano wamugambaniye. Ugiye kumena amaraso y'umwana wawe? Akoze ko narenze ko. Ko najyaga mufata nk'umuntu w'umugabo. Ibintu n'ibiki ugiye gukora. Ese ayo maraso ugiye kumena y'umwana wawe. Ugiye gukemura ikibazo kimwe cyose kimwe. Ibyo ndarana bizakugwa amahoro. Mbabarira mbwire. Ukifata. Mano wamugambaniye. Uhinyuza uri hariya se kwa hinyuza intwari. Umuhungu yaba yanamurangije burundu. Ibyo ntago wabikora. Mubwire. Buri musaza wanjye ndakubaha. Ariko ibintu ugiye gukora ibizakubaho uzabyirengera. Turumvikana? Ngiye ntago ndi kumwe nawe. Umva ndagiye ibizakubaho uzabyirengera. Izi ntwari pe. Ubu ni ububihe bw'ibihe kabisa. Mbashahure bizahura n'ahandi sha noneho cyakihebe kiratwica akazi cyaduhagira karatunanira
icyo bambwiye gufata kirancitse ubuse niga yanjye ndayibwira ngo iki ninka kinyemereye ntiyimaye ariko mana ibi ni ibihumbi amafaranga bampaye ndayahombye aranyica ndagasa cyane ni ikinyamaherwe kabisa nakundi nyine turatwe ngiye guhita ntwanura ariko bamabuja bafite imyenda hano bazajya bacuruza na cagwa nyagazi mpaye iyo ndumva yatangiye no kumuka kabisa Kato ese uri mu bicyanga aho wamese iyo myenda ingahe ntabwo urayirangiza imyenda irarangiye ariko yavanditsika aho ngaho rero twumvikana ubu ngubu naje hano naje gufasha musaza wanjye turumvikana ubu ngubu ubu ni njye mabuja wawe ibintu by'iki byose najyaga mbona biri gupfa kuva ejo igihe nazi ndi kubona nta kintu uri kumara muri uru akazi ariko ndagatunganya hari kubura iki harimo harabura iki nta kintu kibura rwose ubu rero tugiye kugushakira undi mukozi kandi uwo mukozi niwe uzamushaka umukozi w'umwana mwiza umukozi nawe ubona ko muzajya mufatanya imirimo ya hano mu rugo ndabyumva rwose turi kumvikana ubu ni njye mabuja wawe none se wa mabuja wundi yagiye uwuhe se kandi wa wundi wari uri ahangaha kandi ufite amagambo menshi ariko mabuja ufite ndabukunda amagambo menshi yangiriye umuswinga wa fone telefone yonyine igihe mwamaranye ntabwo ari kirekire cyane ariko noneho njyewe nzakugurira n'ibitari telefone n'indazi ndazi yonyine rimwe nibyo ushaka rimwe riramana ushaka irindazi rimwe narenze ko ugiye kumbwira ngo urashaka kujya nguha amafaranga ujye kurangura amapaki nkangahe mabuja ariko nayo nayazana nkajya depanga nkajya ngenda rica rimwe yavana amagambo aho ngaho ahubwo nshaka kujya guhaha ni iki kiri kubura muri iyi nzu ngo tume ujye guhaha ni ukuntu nyine nkabanza nkabitekereza neza ntese urajya guhaha ibyo utazi ni iki kiri kubura muri iyi nzu ese mabuja ko ndi gufura imyenda ariko cyo kuza ibirayi ntabihari umuceri ntawo n'amavuta ntawo ubwo rero kanze ngo ikarita ugende ujye guhaha hanyuma ikibura ni wowe ukizi uribeshya ukaza nta kintu uzanye mwajya mu gikoni ngasangana hari kuburamo ikintu njye nawe turahangana uri kubyumva uri kubyumva akira ariko nawe ujye utanga amafaranga ariko umuntu abone nuko yabona na miti njye ntabwo amafaranga uru runtu bumpaye turi bubivuganeho nugaruka ngaho genda ndi bukugurire indazi ngo babusha sawa rero sawa wa mwana w'umunyarwanda wabaye wabaye icyo kabyara wabaye wese ntabwo uri bunyice noneho bari bakwishe nese uri kuvaga naye igikongoro umeze nk'uwaje n'amaguru ariko wose wambaye ubuse uri kugana he wambaye ukamfasha umva ngiye guha hano hirya rero urumva ngo tujyane rwose ndebe ko nagufasha waba unkoreye numvishe na boss avuga ngo ashaka umukozi yego waba unkoreye mabuja babara rwose mfashe kano kantu ngeze uyu muntu mu rugo rwose ameze nabi ndaho